Uwiteka urakoze tugushimiye umunsi mwiza tugeneye ngo tuganire ubwiru bwawe bwahishwe ibiryo by'umwuka bitunga ubugingo n'umwuka umuntu wacu w'imbere akaba hari muzima akomeye kandi abasha gukura urakoze kubituha uyu munsi kuduha ifunguro ridukwiriye ku bwa Yesu umwami wacu amen. Karibu nshuti tubahaye ikaze muri gahunda yacu kandi ngusabe ibi numara kubyumva nawe gerageza gukora ivugabutumwa nawe mfasha kuba mwarimu ugira abantu bangahe bawe abigishwa nawe ugira batatu byibura wajya uhiza inyigisho bagakurikira ndabizi ko by'ukuri uzaba ukoze ikintu gikomeye byibura byumve hanyuma nawe ubwira abandi bantu bangaho bisangiza nabo bibashe kubafasha. Tugeze turacari mu gitabo cyo kubara ndetse mu gice cya 11 niho tugeze turaja gusoma na Zaburi ya 22. Iki gice kiravuga kirimo ibintu bikuru nka bitatu cyangwa bine. Icya mbere Abisirayeli baritotomba umuriro w'Uwiteka wica benshi ubicamo bamwe umuriro w'Uwiteka kubera ko bitotombye. Igice cya kabiri kiri muri iki gice nyine Abisirayeli banga manu basaba Mose inyama ariganyira. Igice cya gatatu Uwiteka aha Mose abafasha 70. Igice cya kane muri iki gitabo yani ndavuga ibice bigize kino gice nyine abafasha ba Mose barahanura yanga kugira ishari. Uziko ubu nyine abakozi b'Imana benshi iyo abo bayoboye bahawe imbaraga bagahanura cyangwa impano zindi zikomeye benshi bagwa nabi. Igice cya gatanu cyo muri iki gice nyine Abisirayeli bahabwa inyama ariko barahanwa barazihanirwa. Ngibi biri muri iki gice cya 11 kigabuyemo uduce dutanu. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo ubwo bwoko buritotomba Uwiteka yumva ko ari bibi abyumvise uburakari bwe burakongezwa umuriro w'Uwiteka wicana muri bo ukongera abo kwiherezo ry'amagando yabo. Byukuri nagiye mbaganira mbere ku buryo Bibiliya yemeza ko Imana yacu yuzuye imbabazi zayirenze. Na Bibiliya iravuga ngo n'Imana itinda kurakara ariko irakaye uburakare bwayo bujyana n'umuriro. Ihitire kuri umuriro kuko Imana ni umuriro. Iyivuze mu kanwa kayisohoramwe umuriro ukotsa ugatwika. Cyo gituma muzabona abagaragu b'Imana abakozi b'Imana bayizeye yahagararaga mu kanwa kavuga ngo umuriro numanuke mu kanwa ke kubera ko abivugishwe n'ijambo rimuri mu nda ry'Imana ishobora byose y'Imana y'umuriro. Umuriro ukamanuka Eliya yarawumanuye Elisa yarawumanuye wica abasirikare bagiye kumushaka 50 nako nijana. Itsinda rya mbere ryarapfuye n'irya kabiri irya gatatu rica bugufi. Iyo yarakaye ariko igitangaje ni iki yari yawumanuye igiye kurimbura iteraniro ryose ry'Abisirayeli ariko ngo uhagere imbabazi zirayinanira. Reka mbabwire n'uyu munsi imbabazi z'Imana ziracaba hejuru y'uburakari bwayo hejuru y'igitsure cyayo hejuru byose. Niyimanutse guhana nanone ntigera aho yashakaga kugera kubera imbabazi zirayigarura.
niho bivuga ko nanone imbabazi zayitwikiriye zituma ahita agarukira ngo uburakari bugarukira mu magando yabo, ariko mu nguni z'inyuma ntiwinjira hagati mu byiciro by'Abisirayeli n'ibihumbi byabo. Ibyo niko byagenze. Abantu batakira Mose, asenga Uwiteka, uwo muriro urazima. Gusenga kujya kuzimya umuriro, waba uw'Imana, waba uw'abadayimoni, waba uw'abagome. Iyo miriro yose imbaraga z'Imana zibasha kwizimya binyuze mu gusenga, binyuze mu kwizera imbaraga z'Imana. Akanwa k'abasenga n'abizera kamanura umuriro, akanwa k'abasenga n'abizera kazimya umuriro. Haleluya. Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Kuba umwinginzi uri kuri levo ya Mose, bahagarara imbere akazimya umuriro wakijwe n'Imana. Aho hantu bahita Tabera, kuko umuriro w'Uwiteka wicanye muri bo. Igice cya kabiri tukigiyemo ciki gice. Abisirayeli banze manu. Abanyamahanga ikivange bari hagati y'Abisirayeli batangira kwifuza. Abisirayeli nabo bongera kurira, baravuga bati, ninde uzaduha inyama zo kurya? Aba bantu bitotombeye Imana ngira ngo bitari munsi y'inshuro ka 9, hagati ya 7 n'9 bitotombera Imana, ariko harimo izikomeye kurusha izindi. Inshuro ya mbere bitotombye, bayitotombye bamaze iminsi 3 gusa bavuye muri Egiputa, kandi bavuye muri Egiputa Imana yabashimye, ibashima kwizera, ibashima kwatura, ibashima guhaguruka, ibashima kugenda, ibashima imyitwarire. Nyuma y'iminsi 3 gusa kera Imana yari ibagaye, kwitotomba kwari gutangiye. Icyambere cy'abateye kwitotomba, nyuma ya 3 jours bari bageze ku nyanja itukura, bari mu kibaya. Bitotombera iki? Bavuza induru ngo Imana yatuzaniye kutwicira ino, kuko dore inyanja itagira ikiraro, ntidufite amato n'amabato. Baritotombye hafi gutera Mose amabuye. Mose nawe abonye bicitse iyo bikomeye, arahindukira akareba Imana, ngo arebe Imana icyo Imana yakoze niki. Imana nayo igahita imusubiza ikigiye gukoreka, iramubwira ngo bwira Abisirayeli ngo bihagararire, birebere gusa agakiza Uwiteka agiye kubazanira. Icya kabiri cyateye kwitotomba, automatique bahise bitotomba. Bitotombye ko baguye ku nyanja. Noneho nyuma ya minsi 3 ngo kuwa 4 wa 5 gutyo kuzamuka, Farawo n'ingabo zabona zirabakurikiye, atariko noneho turashize. Nuko bigenze inyanja, Farawo n'ingabo, kwitotomba volume irazamutse. Ari umuririmbyi yavuze ngo juba ari imigisha y'Imana ijye guha, uyibare ntusige n'umwe, rega n'ibinshi yo gutangaza. Iyo amaso y'umwuka atari yari kureba, ay'umubiri akwereka ibyapfuye gusa n'ibitagenda. Ariko iyo ari amaso y'umwuka areba, akwereka iby'Imana yakoze, akakwereka n'iby'Imana ishoboye, bigatuma udakangishwa n'ibyo ureba, ukamenya ko ibyo nabyo bihetse ubuhamya nk'ubundi nanone uzi Imana y'ibyo yakoze. Niko Imana ikora. Reka nkubwire by'ukuri, mpere n'uyu munsi, nubwo uzasenga, nubwo uzagira gute, Imana ntiyamaraho ibibazo, kuko isi, kuba mu isi egari kubana n'ibibazo. Ariko ahubwo icyo dukora, gusenga no kwizera, bituremamo imbaraga zo kubasha kunyura mu bibazo neza. Cya kabiri, no kwizerera kubitsinda, tugatangira kubitegerezamo ubuhamya bugiye kuzabivukamo. Nuko abizera babayeho, kandi nyine byamara bikabuka, tukabinyuramo neza, twarangiza tukazabikuramo n'ubuhamya bukomeye. Abanyamahanga ikivange bari hagati yabo, nuko ibyo byabaye. Abisirayeli nabo bongera kurira,
baravuga bati ninde uzaduha inyama zo kurya. Icya gatatu bitotombeye n'iki? N'amazi. Amazi niyo bitotombye ku mwanya wa gatatu. Mbere bitotombeye inyanja, bwa kabiri bitotombera ingabo zabakurikiye, bwa gatatu bitotombera amazi ko yabuze, kubura amazi, bagwa mu butayu butagira amazi. Baravuga ati noneho ibi ni ibiki? Cya kane bitotombeye ni manu. Ibi bintu kugeza ryari dukeneye noneho inyama? Ariko ibi byatewe n'iki? Abanyamahanga ikivange nibo bakuruye kwitotomba mbere y'abandi bose, kuko bo na Karimana ntayo bari bumva neza, gusa babonye imirimo yayo, ariko Imana yo ntayo barabona. N'ubu ujya ubona mu matorero yose yuzuye abumvise imirimo y'Imana, barakurikira ariko batarayibona. Abayibonye bo ntibajya bashuhishwa n'ibyo ikora, batangazwa n'ikirico. Abanyamahanga ngo baboroge, batera n'Abisirayeli bose kurira, batangira kwitotomba bose. Ariko none turumye, ntacyo dufite, nta kindi tureba kitari manu. Turumye, tugorewe kuri manu. Muhararutse ibiryo byo mu ijuru, byatekewe ku mashiga yo mu ijuru ngo mushake ibyo ku nkono zanyu harya. Muhararutse rasiyo y'Imana ngo murashaka rasiyo yanyu. Iyo umuntu asomye, umuntu wese ahita abagaye, abantu bahita ubagaye, ariko icyo kukwereka ingene wowe umeze, ingene twe tumeze ab'iki gihe. Itorero ry'uyu munsi, umuntu wese ahita agaye itorero ryo mu butayu, ariko iry'uyu munsi ryo riri inyuma ya rino ryo mu butayu. Itorero ry'uyu munsi rihararutse manu ku rwego rukomeye. Manu ya none twe twahawe n'ijambo ry'Imana. Urisoma kangahe se? Barikurikira kangahe? Nubwo tubigira gutya, bafite umwanya se wo kubyumva? Ni bande babyumva? Ni bangahe babyumva? Barazirambura se bazisome Bibiliya? Barazitega amatwi ryari? Ku isi yabakuruye gusa. Ibisobanura iki? Manu mwarayihararutse. Imana ibaha umugisha bagikurikira ijambo ushaka kurya byose. Uracari muzima, turanduzwa n'iby'iki gihe. Uracari umurwanyi, turamanika amaboko, ariko abandi barayamanitse. Ntibabasha no kwinyagambura ngo afate umwanya muto yumva ijambo ry'Imana cyangwa rikurikire. Nimba Abisirayeli baritotombye, bitotombera iki? Ngo inyanja iri imbere yabo, bakitotomba ubwa kabiri ngo ingabo zabakurikiye, bakitotomba ubwa gatatu ngo babuze amazi yo kunywa, bakitotomba ubwa kane ngo iyi Mana ngo bahararutse Mana. Ibintu bene ibyo ngibyo niko ab'uyu munsi bameze nyine. Bahararutse ijambo ry'Imana, bahararutse ibiryo byo mu ijuru, ngo barashaka ibyo mu nkono zabo. Kwiruka inyuma y'iby'isi se si byo bibujije abantu gusoma Bibiliya? Tusome ibinyamakuru, ukumva ibinyamakuru, ugakurikira ibinyamakuru byose by'isi na gasani, ariko ukananirwa gukurikira inyigisho, ijambo ry'Imana ngo wumve Bibiliya icyo ivuga. Igitangaza gikomeye. Turi itorero ry'uyu munsi rihararutse manu kurusha itorero ryo mu butayu ko ryahararutse manu ngo rirashaka inkware. Ibi byose twirukaho tudasomye ijambo ni inkware z'uyu munsi. Twibutse ya mafi twariraga ubusa tukiri muri Egiputa, n'amadegede n'amapapayi n'ubutunguru bw'ibibabi by'ibibati n'ubutunguru bw'ibijumba n'ubutunguru cumu, ariko none turumye, ntaco dufite, nta kindi tureba kitari manu. Turumye. Ngo bageze aho barizwa n'ibitunguru, barizwa n'ibijumba, barizwa n'amadegede, barizwa n'amapapayi, barizwa n'ibihaza. Nyumvira abantu bahararuka manu yo mu ijuru ngo ko bararizwa n'ibitunguru n'ibihaza. Birababaje, birababaje. Manu yo yasaga n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi, ishusho yako yasaga n'iy'ubushishi buva ku giti bwitwa budora. Niko manu yari imeze. Abantu barazereraga, abantu barazereraga
bakayiteranya, bakayisya cyangwa bakayisekura, bakayiteka mu nkono, bakayihindura udutsima. Kuryoha kwayo kwari nk'uko udutsima twavuganywe n'amavuta ya elayo. Ikime nijoro catondagaho babambye amahema, manu igatondana nacyo, manu ikamanukana n'ikime. Uko ikime cyamanukaga ariko na manu yamanukaga. Mose yumva abantu barira, umuntu wese arirana n'inzu ye. Ndebera buri rugo umugabo yariza umugore akamwakira, abana bagakurikiraho. Imana yarumiwe nayo. Bari mu miryango y'amahema yabo, uburakari bw'Uwiteka bukongezwa cyane, bibabaza Mose. Mose niwe abanje kubabara, arumirwa. Mose abwira Uwiteka ati, niki gitumye ugirira nabi umugaragu wawe? Niki kimbujije kukugiriraho umugisha ukanyikoreza aba bantu bose ho umutwaro? Kuki ubankoreye? Iyo banduraga, Imana yabitaga ba Mose, bakiranuka bakaba b'Imana. N'ubu niko bimeze. Iyo wubaha Imana uba uwo Imana, iyo wataye kubaha Imana uba uwa so wakubyaye. Iyo bacumuye babaga ba Mose, bakiranuka bakaba b'Imana. Ari kubaza Imana, nasamye inda y'ubu bwoko bwose se? Ninjye wababyaye ko untegeka kubaterura nkabatengamatira mu gituza, kuko umurezi w'umugabo atengamatira umwana wonka, nkabajyana mu gihugu wasezeranije ba sogokuruza? Nakurahe inyama zo kugaburira ubu bwoko bwose? Urabona nazikurahe ko aricyo kiye kibariza? Ko bandirira imbere bati duhe inyama tuzirye. Sinabasha guheka ubu bwoko bwose njyenyine, kuko buremereye simbushobora. Niba ungenza utya, ndakwinginze nyica mveho. Nyica mveho, niba nkugiriyeho umugisha ne kubona ibyago byanjye. Igice cya gatatu ndibaza Uwiteka aha Mose abafasha bo kumufasha, kuko yari yaremerewe cyane. Uwiteka abwira Mose ati, nteraniriza abagabo 70 bo mu bakuru b'Abisirayeli, abuzi ko ari abakuru b'abantu koko, n'abatware babo, ubazane mu ihema ry'ibonaniro, bahagaraneho nawe. Nanjye ndi bumanuke mvuganire nawe, nende ku mwuka ukuriho mubashireho, nabo bazajya bahekana nawe uwo mutwaro w'abantu, we kuheka wenyine. Nta kintu ciza nk'Imana kuguha bagufasha guheka umutwaro. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo Imana iguha abafasha bagufasha guheka imitwaro wikoreye, ireke kukuvuna wenyine, muyigabangabane n'abandi bantu Imana iguhaye. Bikubeho mu izina rya Yesu. Nanjye ndi bumanuke, okay? Kandi bwira abantu uti, mwiyeze umunsi w'ejo, kandi muzarya inyama kuko muririye ku matwi, muzarya inyama kuko muririye ku matwi y'Uwiteka, mukavuga muti, ninde uzaduha inyama zo kurya, ko twari tumereye neza muri Egiputa? Mana yanjye we, nta kintu kibabaje Imana kugukura mu kaga, warangiza ukakibagirwa vuba, ugatangira gukumbura akaga warokotse. Twari tumereye neza muri Egiputa, nicyo gitumye
uwiteka azabaha inyama, nicyo gituma uwiteka abivuga ko azabaha inyama mukazirya. Ntimuzazirya umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itanu cyangwa 10 cyangwa 20, ahubwo muzazirya ukwezi kose kugeza aho zizabatungukira mu mazuru zikababihira, kuko mwanze uwiteka uri muri mwe, mukamuririra imbere muti twaviriye iki muri Egiputa. Izo nyama zitumye murazirya zibanyure mu mazuru. Cyo gituma uzabireba, iyo umuntu yanze kurya ibiryo by'umwuka akihata iby'isi, nta n'umwe utabikuramo ingaruka. Bamwe baravuga ngo baje kwinezeza mu businzi, banywe fendefe akuraho ingaruka. Abandi ati tujye mu busambanyi, tujye mu biki, ntawe udakuraho ingaruka. Abandi ati ibyo ujamo byose biguhungishije kujya mu byo Uwiteka, sinkubesha, bizaguseruka mu mazuru, bizakubihira, bizagira ingaruka. Iko bimeze. Ibyo twishoramo byose bidutandukanya n'Uwiteka, nta na kimwe kitagira ingaruka mu buzima. Nose aramusubiza ati ubwoko ndi hagati ni abagabo bigenza 6,000. 6,000, yani no kuvuga ngo 600,000, agahumbi ni 100,000. Umva ko uvuze uti nzabaha inyama bazirye ukwezi kose. Nawe atangiye gutangara, mfite abagabo 6,000, uzana inyama ariko uzi uko bangana kugira ngo bahaze. bazaba bagira imikumbi n'amashobyo kubahaza, bazaba bagira kabari ukubaga amasho yose dufite, ariko se azabahaza nicyayabaza. Okay. Uwiteka amanukira muri ico gicu, avugana nawe, yenda ku mwuka umurimo Mose arasohoka abwira abantu ayo magambo y'Uwiteka, kandi ateranya abagabo 70 bo mu bakuru b'abantu, abagotesha ihema rye. Uwiteka amanukira muri ca gicu, avugana nawe, yenda wa mwuka umuriho, amushira kuri abo bakuru uko ari 70, nuko umwuka abaguyeho, barahanura bagarukirizaho. Maze mu ngando zabo hasigara abagabo 2, umwe yitwa Erudadi, undi yitwa Medadi. Umwuka bagwaho, kandi bari mu mubare w'abanditswe, ariko batavuye aho ngo bajye mu ihema ryera. Ntibigeze bagenda, bari basigaye, bari batawanyitse. Ariko kubera ko bamaze kubandika kuri liste, Imana nayo ibaswaho wa mwuka, bahanuraho mu ngando. Umuhungu w'umusore agenda yiruka, abwira Mose ati Erudadi na Medadi barahanura mu ngando. Byabatangaje, ashaka kubarega. Yosuwa mwene Nuni wari umufasha wa Mose uhereye mu busore bwe, aramubwira ati databuja Mose babuze. Mose aramubaza ati ninjye urwaniye ishaka icyampa ubu bwoko bw'Uwiteka bose bakaba abahanuzi, Uwiteka akabashyiraho umwuka we. Abagabo batagira ishari b'abanyamwuka.
yemera ko impano zimurimo zijya no mu bandi bose kugira ngo umurimo worohe. Ariko abatabizi neza batari muri aya mavuta, iyo abonye abanyamavuta bahagurutse n'abanyempano iruhande rwe arabanga akarakara, kumva ko nk'aho bamugabanyiriza icubahiro, bamutwara sikise, bagira gute. Uzamenye ko ari imyizerere ipfuye n'ubuto afite bw'ubumenyi. Mose suko yari ameze, byaramunejeje ngo icampa Isirayeli yose igahanura. Mose asubirana mu ngando n'abakuru b'Abisirayeli. Umuyaga uturuka ku Uwiteka uzana inturumbutsi zivuye mu nyanja, uzigushaho babambye amahema n'impande zose z'ingenzi, aho umuntu yagenda urugendo rw'umunsi umwe. Ibirunda mu rugendo rwangana n'urugendo umuntu yagenda umunsi wose. Ikirundo cazo kiresha n'intambwe 4 z'intoki kuzamuka zijya hejuru. Abantu barahaguruka biriza uwo munsi bazitoragura, bakesha ijoro biriza undi munsi. Uwatoraguye nke atoraguye homeru 10. Bazanika hose impande zose z'ingando zabo, inyama bakizishinze amenyo, bataramara kuzitapfuna. Uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa abantu, abatera mugiga ikomeye cyane. Ayibatera kubera iki? Yarababwiye ngo umuntu azatora izarya gusa, izindi mubike, ariko izindi muzirekeraho ziri. Ariko bo bagatora bakajya guhisha mu mazu yabo, mu magunira. Imana yabwiye mutora zibiri urya gusa, utora izurya z'umunsi, izindi uzihorere, ejo uzazisangaho. Kutizera bakavuga ngo ningenda ngo ejo ngasanga zagiye, barunda mu mazu ziyaboreramo. Hanyuma kubera ko batumviye ibakubita mugiga. Imana ikunda ngo nivuga A ibe A, B ibe B. Inyama aho hantu bahita Kiburoti Hatava, kuko ariho bahambye abifuzaga, kuko abifuza cyane iryo rari ryo kwifuza inyama nyinshi. Mugiga yarabishe babahambaho, bahita ririya zina. Abantu bahaguruka Kiburoti Hatava bajya i Haseseroti, bahamara iminsi ariho bari. Ngibyo ibyabaye ku Bisiraheli. Mana yanjye we, mbega kwitotomba we. Reka turangirize muri Zaburi ya 22. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirishwa inanga, ijwi ryitwa imparakazi ya mu gitondo. Ni Zaburi ya Dawidi. Iyi ni inanga imparakazi yari Zaburi ya Dawidi ya burakeye, ya mu gitondo bashima ko Uwiteka bakuyeho umwijima n'urupfu rwa nijoro, akaba ari yacuranga mu gatondo. Mana yanjye niki kikundekesheje, ukaba kure ntuntabare, kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. Mana yanjye ntakira ku manywa ntunsubize, ntakirana nijoro simpore, ariko uri uwera, intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisirayeli. Basogokuruza barakwiringiraga nawe ukabakina. We nimba ushaka ko Imana ikora, jya ubanza wibuke n'abo yagiriye neza bo hambere. Baragutakiraga bagakizwa, barakwiringiraga ntibakorwe n'isoni. Ariko njyeho ndi umunyamuboro, ndi umunyorogoto, sindi umuntu, ndi ruvumwa mu bantu, suzugurwa na bose,
yari mu gihe kibi cyane cyo gusuzugura, yatukwaga na bwa Shimeyi, agatukwa na bwande burya bwose. Abandeba bose baranseka, bakanshinyagurira, barampema, bakanzunguriza imitwe bati bishire kuwiteka amukize abimukureho kuko amwishimira. Ariko ni wowe wamvukishije, ni wowe watumye mvuka, wanyiringishaga nkiri ku ibere rya mama. Wanyiringishaga nkiri ku ibere rya mama. Ni wowe naragijwe uhereye mu ivuka ryanjye, uri Imana yanjye uhereye igihe naviriye mu nda ya mama. Ntumbe kure, ari gusenga. Mana we, ntube kure y'abantu bawe, kuko amakuba ari bugufi. Numvaho amakuba arinjira, ariko nitugumana amakuba azandebesha amaso gusa, kandi nta mutabazi mfite, nta mutabazi. Amapfizi menshi arangose, amapfizi y'Ibashani y'abanyambaraga aranzengurutse, ayo yari ay'intambara. Baranyasamiye n'akanwa kabo nk'intare itanyagura yivuga, sutswe nk'amazi, amagufwa yanjye yose arakutse, umutima wanjye umuze nk'ibimamara, umeze nk'ibimamara, uyagiye mu mara yanjye, uyagiye mu mara yanjye. Intege zanjye zumye nk'urujyo, ururimi rwanjye rufatanye n'uruhekenyero, kandi ushize mu mukungugu w'urupfu, kuko imbwa zingose. Yabonaga abanyamahanga muri bo, nubwo inyuma bari abantu, ariko imbere yabonaga ubugari, bagaragara nk'amasega. Nicyo gituma yavuze ngo kuko imbwa zingose, umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge, mbasha kubara amagufwa yanjye yose, bandeba bankanuriye amaso, bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye. Aha deja byinjiye mu mibabaro ya Yesu n'urupfu rwe, kuko ari we imyenda ye yafindiwe. Aho ni Dawudi wivuga, ariko agahita konekita n'ubuhanuzi bivuga kuri Kristo. Ariko Uwiteka ntumbe kure, no kure, ni wowe muvunyi wanjye, tebuka untabare, kiza ubugingo bwanjye inkota. Icyo mfite rukumbi ugikize ubutware bw'imbwa. Kiza akanwa k'intare, waranshubije unkura mu mahembe y'imbogo. Nimba waranguye mu mahembe y'imbogo, kiza n'intare uyu munsi. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushima hagati y'iteraniro. Abo baha Uwiteka mu mushime, mwa rubyaro rwa Yakobo rwose mwe mumuhimbaze, mwa rubyaro rwa Isirayeli rwose mwe mumutinye, kuko atasuzuguye umubabaro w'ubabazwa, habe no kuwuzinukwa, kandi ntamuhishe mu maso, ahubwo yaramutakiye aramwumva. Kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka, gushimira mu iteraniro ryinshi. Nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Abanyamubabaro bazarya bahage, abashaka Uwiteka bazamushimisha imitima yanyu
irame iteka ryose, ihoreho ibeho. Abo ku mpera yose y'isi bazibuka, bahindukirire Uwiteka amaboko yose yo mu mahanga azasengera imbere yawe. Kuko ubwami ari ubw'Uwiteka kandi ari we mutegetsi w'amahanga. Abakomeye bo mu isi bose bazarya baramye, bazajya baramya, kandi abamanuka bajya mu mukungugu bazunama imbere ye. Umuntu wese utabasha gukiza ubugingo bwe gupfa, abuzukuruza bazamukorera, ubuvivi buzabaho, buzabwirwa iby'Umwami Imana. Bazaza babwire abantu bazavuka gukiranuka kwawe ko ari we wabikoze. Bazamubwira ko ari we wabikoze. Icyamba abuzukuru bawe bakazamenya ibyo Uwiteka yagukozeho. Mana, urakoze mu izina rya Yesu. Rengera abantu ukora ibitangaza, bumva ijambo, barya ijambo, baribemo, amateka n'ubuzima bihinduke ku bwa Yesu umwami wacu. Amen, amen, amen.